Ni umusore witwaga Jeff, yari afite imyaka 24 yibana muri ghetto ya wenyine yari yarakodesheje nyuma yo kubona akazi. Ntabwo yari umukire ariko yarabayeho neza, ubuzima bwe butamugoye kandi butamutera kwifuza iby'abandi. Yakoraga mu kigo gikora porogaramu za mudasobwa, aho yari umwe mu bakozi bakora akazi kabo neza kandi atagira amakimbirane. Ntiyari yagashatse umugore, gusa yari yarahagaritse ibyo kujya mu nkundo. Muri iyo minsi yumvaga atarabura n'umutima we wishimiye ku buryo bakundana. Ababyeyi be babaga mu kandi karere aho yari yaravukiye akanahakurira. Nta muntu n'umwe wari warigeze yumva avuga nabi cyangwa se ashwana n'undi muntu. Mu buzima bwe bwose, Jeff yari umuntu usanzwe nk'abandi. Nta mpano idasanzwe yari afite, nta n'ikintu na kimwe cyari cyarigeze kiba mu buzima bwe cyatuma abantu bamufata nk'umuntu udasanzwe. Umunsi umwe ari kuwa mbere mu gitondo, yakanguwe na reveil ya saa 12 zo mu gitondo nk'uko byari bisanzwe. Yarabyutse asasa uburiri bwe, ajya kwiyuhagira, yambara imyenda y'akazi, anywa icyayi yari yasize muri teremusi, afata n'amagi abiri. Nta kintu na kimwe cyari gitandukanye niba mu yindi minsi yose yari amaze mu mujyi cyangwa mu myaka yose yarabayeho. Mbere yo gusohoka iwe, yafashe telefoni yareba ubutumwa bwari bwamwandikiwe nijoro, asubiza bumwe, afunga urugi rw'inzu ye, maze afata umuhanda n'amaguru ajya aho yafatiraga imodoka imujyana ku kazi. Mu nzira, abantu benshi bari bari kujya mu mirimo yabo nk'ibisanzwe. Hari abanyeshuri bihutaga bajya ku ishuri, abacuruzi bakinguraga amaduka yabo, abamotari bari bahagaze bategereje abagenzi, n'abandi bantu benshi bari bahugiye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Jeff nta kindi gitekerezo yari afite uretse inama yari agiyemo, yari kubanziriza akazi muri icyo gitondo. Ariko ageze hafi y'aho yambukiranyaga umuhanda, amaso ye yafashwe n'ikintu kidasanzwe cyane. Yabanje kuyakubamo agira ngo arebye nabi. Hari umusaza wari wicaye ku ntebe yari iruhande rw'umuhanda, asa n'utegereje umuntu. Hejuru y'umutwe we gato mu kirere hari handitse imibare minini isa n'iyandikishijwe urumuri. Hari handitseho ngo iminsi 2. Jeff yahise ahagarara, yatekereje ko ikibazo kiri mu maso ye. Yayakubyemo inshuro nyinshi, arayafunga arongera arafungura, ariko ya mibare ntigera ivaho. Yongeye kureba hirya gato, abona umugore wari uhetse uruhinja. Hejuru ye hari handitse imyaka 14. Mbere yuko arushaho kubyibazaho, moto yahise inyura imbere yihuta cyane. Ayirebye abona hejuru y'umutwe w'uwo musore wari uyitwaye handitse amasaha 6. Jeff yumvise umutima utangiye gutera cyane, kuko yari amaze kwambuka umuhanda. Yabanje guhagarara yitekerezaho, yibajije niba ari uburwayi bumutunguye cyangwa niba ari kurota agenda, cyangwa se wenda akaba yatangiye guta ubwenge. Yakomeje urugendo ahangayitse, ariko aho yageraga hose yakomezaga kubona iyo mibare ku bantu bamwe na bamwe, mu gihe abandi bo nta kintu yabonaga na gito. Ageze mu modoka ariko kumugeza ku kazi mu minota nka 15, yabonye undi mwana wari ufite imibare hejuru y'umutwe we. We hari handitseho amezi 7. Yijijisha yabajije mugenzi we ati, iriya mibare uri kuyibona? Uwo musore ati, iyihe mibare? Nawe ati, ntabwo uri kubona ko hejuru y'uriya mukobwa handitseho amezi 7? Uwo musore yarasetse ati, nta mibare iriho sha we. Jeff nawe yisetse ati, narebaga cyane mu isaha iri hari imbere ya shoferi, kuko nyine saa 7:07. Rero nakomeje kubona za 7, biriya niyo mpamvu ndi kumureba nkabona ku mutwe hariho 7. Barabisetse ariko yarazi ukuri, umutima wenze guhagarara. Nta wundi muntu n'umwe wari uri kubona imibare yabonaga. Abantu bagendaga bisanzwe, baganira, baseka, nkaho nta kintu kidasanzwe kiri kuba. Jeff yumvaga isindutse mu kanya gato, ariko nta muntu n'umwe ashoboraga gusobanura ibyo ari kubona ngo abyizere. Yarakomeje agera mu kazi ke nk'ibisanzwe. Inama itangira saa 9:30. Inama y'akazi yamaze hafi isaha yose, ariko Jeff ntiyigeze yumva ibyo umuyobozi yavugaga nk'uko byari bisanzwe. Nubwo ari imbere ya mudasobwa ye, umutima wari ukiri mu mibare yari yabonye mu gitondo. Inshuro nyinshi yibazaga niba byari byarangiye cyangwa niba ari bukomeze kubibona. Inama irangiye, buri wese yasubiye ku meza yatangira akazi. Jeff nawe yicaye imbere ya mudasobwa, afungura porogaramu yagombaga gukoraho, ariko amaso ye ahita abona ikindi kintu cyamutunguye. Hejuru y'umutwe wa mugenzi we bakoranaga witwaga Kevin hari handitse imyaka 31. Yatunguwe no kubona ko no ku kazi iyo mibare yari ikomeje kugaragara. Yarebye mu ndorerwamo yari iri ku meza ye ngo arebe niba nawe hari ibyo yibonaho, ariko ntigera abona imibare. Yarebye abandi bakozi bose, hari abo yabonaga handitseho imyaka myinshi, hari abo yabonaga handitseho amezi make, ariko hari n'abandi benshi atagiraga ikintu na kimwe abona hejuru y'imitwe yabo. Byatumye arushaho kujya mu rujijo. Yibazaga impamvu ayibona kuri bamwe gusa, abandi ntabone ikintu na kimwe. Umunsi wose yawumaze mu kazi atuje, ariko umutima ntiwari utuje. Saa 11 z'umugoroba zigeze yaratashye. Yafashe imodoka imugeza hafi y'aho yari atuye, aramanuka atangira kugenda n'amaguru. Ageze hafi y'isoko rito ryari riri hafi yiwe, yabonye umukecuru wari uvuye guhaha. Hejuru y'umutwe we hari handitse amasaha 2. Jeff yahise ahagarara. Icyo gihe ntiyongeye kwibaza niba ari uburwayi cyangwa niba ari inzozi, ahubwo yumvise umutima umubwiye ko uwo mugore ashobora kuba afite ikibazo gikomeye kigiye kumubaho. Yihutiye kumwegera, aramusuhuza, hanyuma aramubwira ati, mama,
umbabarire kukubuza amahoro, ariko ndagusaba ikintu kimwe. Uyu munsi ntugire aho ujya kure kandi ntiwinjire mu modoka cyangwa ngo ujye kuri moto. Uwo mukecuru yahise amureba atungwa, aramubaza ati kubera iki? Jeff yabuze icyo amusubiza, ntiyari kuvuga ko yabonye amasaha asigaje ngo apfe. Yatekereje gato, arangije aramubwira ati numvise umutima wanjye umpatirije kubikubwira gusa. Uwo mukecuru yahise aseka aramubwira ati mwana wanjye, ndabona uri umusore mwiza, ariko ibyo uvuze ntibyumvikana. Yikomereje inzira ye. Jeff ntiyacitse intege, yakomeje urugendo. Ageze ku gipangu cyabo asanga umwe mu basore babanaga mu gipangu ari kwitegura kujya kunywa inzoga agiye gusangira n'inshuti ze. Hejuru y'umutwe we handitse iminsi 3. Yahise amubwira ati Claude, mfite icyo nshaka kukubwira. Mu minsi 3 iri imbere wirinde uko ushoboye, dore wowe uri umusinzi. Wirinde kunywa inzoga nyinshi kandi wirinde kugenda nijoro. Claude yabanje gutuza aramwumva, hanyuma aseka cyane ahamagara n'abandi barahati, nimuze mwumve uyu muhungu ambwiye ko nzapfa mu minsi 3. Abandi bose bahise baseka. Umwe muri bo aramubaza ati urimo kuraguza? Undi ati wasanga yarinjiye mu bapfumu. Jeff yumvise isoni zimwishe, yashatse kubasobanurira ko nawe atazi impamvu ari kubona ibyo bintu, ariko nta n'umwe wari ukimuteze amatwi. Yahise yicecekera yinjira mu nzu. Iryo joro ntiyasinziriye, buri kanya akanguka areba telefoni ye yibaza niba koko wa mugore afite amasaha make nk'uko yari yabyiboneye. Bukeye bwahageze ku kazi, inkuru yari imaze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no kuri radiyo. Hari imodoka itwara abagenzi yari yakoze impanuka muri iryo joro. Mu bapfuye hari harimo wa mugore yari yaburiye ku isoko. Yahise yibuka n'umusore yari yabonye atwaye moto akabona amasaha 6, amenya ko nawe yapfuye. Uwo munsi wari ubabaje ku mbuga nkoranyambaga kuko hari hapfuye abantu benshi. Jeff yubitse umutwe ku meza, mugenzi we amubajije icyo aba yamubwira ko ari kumva atameze neza, akashaka kuba arambitse umutwe ku meza aho gato akaruhuka. Ntiyarigeze yifuza ko ibyo ari kubona byaba impamo. Yumvise ubwoba bumurenze, yibaza niba agomba gukomeza kuburira abantu cyangwa agaceceka burundu. Mu minsi 2 yakurikiyeho yakomeje kubona iyo mibare. Hari uwo yaburiraga akamuseka, undi akamubwira ko yasaze, abandi bakavuga ko ari umuruzi ushaka gutera abantu ubwoba. Inkuru yatangiye gukwirakwira igera ahandi hantu henshi. Hari n'abatangiye kumwita umuteramwako, akaba ari kuvuma abantu. Ariko ku munsi wa 3 ibintu byarahindutse. Kuri uwo munsi wa 3 Jeff yarakiri ku kazi ke nk'ibisanzwe, ariko umutima wari wuzuye ubwoba. Inshuro nyinshi yafataga telefoni ye akareba niba ari ubutumwa cyangwa inkuru nshya baba bamwandikiye ngo bamubwire ko Claude wenda yapfuye. Nubwo yari yagerageje kwiyumvisha ko wenda ya mibare ishobora kuba atari iyo gupfa, hari ijwi ryamubwiraga ko igihe cya Claude kiri kugenda kigabanuka. Ku mugoroba atashye yasanze mu gipangu ibintu byakomeye. Claude yari yapfuye. Abari bahari ku munsi Jeff yamuburiraga bahise batangira kwibuka neza amagambo yari yavuze. Umwe muri bo yaravuze ati yaramubwiye ngo asigaje iminsi 3, none koko n'uwa 3. Undi ati ibi ntibisanzwe rwose. Hari uwahise avuga ati njye nababwiye ko uyu musore atari muzima. Yabajije uko byagenze, bamubwira ko yagiye gusangira n'inshuti ze kora ayo manywa y'ihangu, bagasinda bagaterana amacupa, bikarangira Claude rimufashe mu musaya agapfa. Abavuga ko atera umwaka bibazaga niba ari bamugiriye inama yo kunywa amayoga ku manywa. Claude yari asanzwe ari umusinzi. Aho kugira ngo abantu barakarire Jeff, ahubwo batangiye kumutinya, kandi mu masaha make gusa inkuru yari imaze gukwirakwira mu gace kose. Hari abavuga ko Jeff afite impano yo kubona urupfu, abandi bakavuga ko ari we muteye umwaka kuko yari yabwiye umuntu ko azapfa kandi kuko bikaba. Ku mugoroba abantu batangiye kujya imbere y'igipangu cye bakamwitegereza, bamwe bafite ubwoba abandi bafite amatsiko. Kuva uwo munsi Jeff ntiyarakiri umusore usanzwe bitaga ko afite umutima mwiza. Izina rye ryatangiye kuvugwa n'abantu benshi, ariko nta n'umwe wari uzi ukuri kw'ibyamubagaho. Abonye abantu babaye benshi we yarikingiranye, nawe atangira kwibaza niba atari mu nzozi. Abantu bari kubuye baragenda, gusa bararana ibibazo byinshi kuri we. Yararyamye bucya adasinziriye neza. Mu gitondo yabyutse ajya mu kazi, nta muntu wo mu gipangu ashaka kuvugisha. Akigera ku muhanda yarebye ruguru abona umugore w'umucuruzi yajyaga ahahiraho ibyo kurya, yitwaga Betty. Ako kanya Jeff yabonye hejuru y'umutwe handitse amasaha 4. Yihuta ahise amusanga mu iduka aramubwira ati uyu munsi ntujye mu rugendo rwarwo rwose, niba hari aho wari kujya ubisubike nibura uzagiye ejo. Betty yabonaga mu maso ya Jeff nta gukina kurimo, nta no kumutera ubwoba kurimo. Nawe yari yumvise inkuru ya Claude na Jeff ntiyayitindaho, ariko yamubwiye ati yaramubaza ati hari ikizo utari kumbwira? Jeff ati oya, gusa ndakwinginze nyizera uyu munsi gusa. Betty yajyanaga n'umushoferi kurangura. Yahise ahamagara umushoferi amubwira ko batari bujyane. Mu masaha make yakurikiyeho imodoka yari kumutwara akoze impanuka ikomeye. Umushoferi yarapfuye. Betty amaze kumva iyo nkuru yahise yibuka amagambo ya Jeff. Umubiri we wose wahinze umushyitsi. Iyo yajyanye n'umushoferi nawe yari gupfa. Ku mugoroba saa 11:45 yari ageze we, bahurira avuye mu kazi.
Yamubajije uko yari yabimenye. Jeff aramusubiza ati nanjye sinzi impamvu nabyiyumvisemo, gusa numvaga wagira ngo hari ikintu kiri buze kukubaho, nkikubona nahise mbyiyumvamo. Uwo mugore yahise atangira kubwira abandi ko Jeff yamukijije urupfu. Iyo nkuru yatangiye gukwirakwira yiyongera ku bya Korode, bamwe batangira kuvuga ko ashobora kuba afite impano idasanzwe, mu gihe abandi bo bakomezaga kuvuga ko ari gukorana n'imyuka mibi. Inkuru ya Jeff yakomeje kugera hirya no hino. Hari abamwitaga umuntu ufite impano idasanzwe, abandi bagakomeza kumwita umuteramwaka, umurozi cyangwa umuhanuzi. Iyo yagendaga mu muhanda, bamwe bahitaga bahindura inzira mu gihe bamubonye, abandi bakamwirukankaho bamwinginga ngo ababwire igihe bazapfira. Hari abamuzaniraga abana babo, abandi bakamwereka abagabo n'abagore babo bati tubwire niba bazamara igihe kirekire. Jeff yababwiraga ko atabikora, ko n'abatazi impamvu abona imibare ku bantu bamwe gusa, kandi ko atifuza kuba ateza abantu ubwoba. Ariko uko abihakanaga niko abantu barushagaho kumukurikira. Umunsi umwe yahuye n'umugabo hejuru y'umutwe we handitse umunsi umwe. Uwo mugabo yaramwinginze cyane ngo amubwire impamvu amurebye atyo. Jeff amaze igihe kinini yicecekeye, yumvise umutimanama umurembeje umuhatiye kubimubwira. Aramubwira ati niba hari umuntu mufitanye amakimbirane mwiyunge uyu munsi, niba hari ibibazo ufite rwose ubikemure, kandi ntugire aho ugira ijoro, wirinde ibintu by'ingendo, nyine nawe wirinde ikintu cyatuma uyu munsi uba uwa nyuma. Ibyo yabimubwiye n'abandi benshi bumva. Uwo mugabo ntiyabyitayeho, yumvaga ari gukina, we ntabwo yajyaga yizera ibya Jeff. Bukeye bwaho abantu bumvise ko yapfuye, ngo yageze mu rugo arwana n'umugore we, umugore we aramwica. Iyo nkuru yahise itera ubwoba abantu bose. Polisi yahise ihamagara Jeff ngo abisobanure kuko yarakomeje kubikimenya bose muri ako gace. Kubera ko abantu benshi batangaga ubuhamya bavuga ko banza kuvuga urupfu mbere y'uko ruba, bamwe batangiye kwemeza ko ari we urutera cyangwa ko afite uruhare mu rupfu rw'abantu. Wenda akaba akorana n'imyuka mibi ishyira mu bikorwa ibyo yavuze byose, yavuga ngo kanaka arapfa ngo azapfa mu minsi 3, kuko nyine ibyo bintu bikaba. Nubwo nta gihamya bari bafite, bamufunze by'agateganyo kugira ngo bakore iperereza. Ageze muri gereza, Jeff yongeye kubona ikintu cyamutunguye kurusha ibindi byose. Ntiyaburaga imibare ku mfungwa zose. Hari umusaza wari umaze imyaka myinshi afunzwe arengana, yamureba ntabona ikintu na kimwe. Ariko hari umugabo wari warishe abantu benshi akanga kwemera icyaha, yabonye hejuru handitse amasaha 5. Hari undi wari uzwiho gusambanya abana, hari handitseho iminsi 2. Ibyo ngibyo yanze kubibabwira, gusa icyo gihe gishize barapfuye. Jeff yatangiye kwitegereza neza, aza gusanga imibare yo muri gereza ari kuyibona ku bantu bamwe na bamwe babaga bafite ibyaha bikomeye gusa, imitima mibi, cyangwa batarigeze bicuza ibyo bakoze. Ibyo byatumye amenya ko ibyo yabonaga bitari impanuka gusa, ahubwo ko hari ikintu gikomeye atari ari gusobanukirwa. Hashize icyumweru, iperereza ryagaragaje ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko Jeff yagiraga uruhare mu rupfu rw'abo bantu, bityo ararekurwa. Gusa bamwanangirije bamubuza kubwira abantu igihe bazapfira. Nubwo yari yongeye kubona umudendezo, ubuzima bwe ntibwari bukimeze nka mbere. Hari abamuhungaga nk'uwatezaga ibyago, abandi bakamwita umuhanuzi woherejwe n'Imana, abandi bo bakavuga ko akorana n'imbaraga z'umwijima. Umunsi umwe ari mu gitondo, hashize ibyumweru 2 Jeff afunguwe, yakangutse nk'uko byari bisanzwe. Yari yuhagiye, yoza amenyo, yambara imyenda y'akazi. Ageze imbere y'indorerwamo ngo yirebe, umutima wabaye nk'uhagaze. Bwa mbere kuva yatangira kubona imibare ku bandi bantu, yayibonye hejuru y'umutwe we. Hari handitse amagambo manini asa n'ayakumurira agira ati iminsi 3. Yarebye hirya no hino, yongera gukaraba mu maso, afunga amaso yongera arafungura, ariko ya mibare ntigera ivaho. Yacitse intege yicara hasi, amarira amutemba ku matama atabizi. Yari amaze amezi aburira abantu, none igihe cyari kigeze ngo nawe amenye ko ubuzima bwe bushobora kuba bugiye kurangira mu minsi 3. Yibajije niba yakwihutira kujya kwa muganga, wenda se akihisha mu nzu ntazongere gusohoka, niba yahunga akava mu gihugu cyangwa akagira icyo akora agahindura ibyo abonye. Ariko yibuka akabona igihe umuntu arapfira cyangwa azapfira, nyamara ntabona ikiri bumwice bya nyabyo. Yashoboraga kugira ibyo akeka, agasaba abantu kwitwararika, ariko nanone yagenderaga ku byo basanzwe babamo. Niba umuntu ari umusinzi, yamubuzaga kunywa muri iyo minsi. Niba ari umuntu ugira ingendo ndende, akamusaba kuba zihagaritse. Gusa nibonaga neza 100% ikiri bumwice. Abantu bose yari yarigeze kuburira, hari abari barabayeho n'abari barapfuye, nubwo rero ababwiye kwirinda. Nibwo yumvise ko hari ikintu umuntu adashobora guhunga uko yaba afite ubwenge kose cyangwa afite amafaranga angana iki. Jeff yagize ngo amaraso arahagaze, amaguru yatangiye kujegajega, umutima utera nk'ushaka gusohoka mu gituza, ibiganza biratutubikana, umwuka umubana muke. Bwa mbere kuva ibyo byose byatangira, yaramenye ko ari ugiye gukurikiraho. Yagerageje kwiyumvisha ko ashobora kuba yibeshye, yongera gukaraba amaso areba mu ndorerwamo inshuro nyinshi, ariko ya mibare ntiyahindutse. Yibajije ibintu byinshi icyarimwe ati ese koko hasigaye iminsi 3 gusa? Ese nzapfa nte? None se nzapfa ndi kubabara? Ese hari icyo nakora nkabihindura? Ubwoba bw'urupfu yamaze igihe abona mu maso yabo yaburiraga, nibwo nawe yabwumvise ku nshuro ya mbere. Ariko nyuma y'iminota mike yo guhangayika no guceceka, yihanaguye mu maso, afunga urugi rw'inzu ye,
maze agenda yerekeza ku kazi agaragara nk'ibisanzwe, nyamara mu mutima yari azi ko ashobora kuba aribwo bwa nyuma abonye uwo muhanda, aribwo bwa nyuma abonye abo bantu yacagaho n'iyo se yari amenyereye. Yagiye ku kazi ashaka kuganira na bagenzi be nk'uko yabikoraga. Yarahaje asa nk'uje gusezera ku bakozi bagenzi be, kuko yari yafashe umwanzuro wo gukoresha buri saha yarasigaranye neza kurusha uko yari yarabaye imyaka yose. Amaze kubaganiriza mbere yo gutangira akazi, atuje cyane nk'aho nta cyabaye, yaragiye asaba sebuja agahushya, amubwira ko abonye ubutumwa bumusaba kwihutira kureba abagize umuryango we. Sebuja yanze no kumubaza ibyo ari byo, amwemerera kugenda. Yaramuziho ubunyangamugayo, ntiyari kumwimura uruhushya. Akiva ku kazi yabanje kujya muri banki, asuzuma amafaranga yari afite kuri konti ze zose, yandika ahantu hamwe imibare ya konti, amazina y'amabanki n'uburyo amafaranga ashoboraga kuboneka mu gihe yaba atakiriho. Yaramaze kubona ko kugira amabanga menshi ku mutungo bishobora gutuma umuryango w'umuntu upfuye bitunguranye ubihomberamo, ukaba wabura ibyo yasize. Yiyemeje ko nagera iwabo, kuko yaragiye kujyayo, araganira na se ari bonyine, akamubwira ko biramutse bitunguranye wenda agapfa, yabasha kubona imitungo ye yose, yaba amafaranga yo kuri simukadi, ku mabanki n'ahandi. Gusa yumvaga ari bubimubwira nk'umuntu yizera bisanzwe, ntamubwire ko agiye gupfa. Ari gutaha avuye ku kazi, yasuye Betty, wa mugore yari yarakijije impanuka, aramubwira ati komeza kubaho witondera buri kimwe, ntuzigere usubika gukora icyiza uvuga ngo uzagikora ejo. Hari abantu benshi basinzira mu rupfu, bari bagitekereza ko bafite imyaka myinshi imbere yabo. Betty yumvaga ari inama isanzwe, azi ko nyine Jeff ari kumugira inama nk'umuntu yakijije, atazi ko ari kumusezeraho bya nyuma. Agarutse iwe yarebye umumama akodeshaga muri icyo gipangu wari uherutse gukora impanuka akamara igihe kinini atari mu kazi, aramubwira ati ngiye iwacu kandi sinzi niba nzagaruka. Matera n'utubati n'ibindi nashoboye kwimura ndabiguhaye, ngiye kujyana imyenda gusa. Uwo mumama wari ukennye cyane yaramubajije ati kuki ugiye? Nabwo nzakubwira muri iyi minsi, gusa ibi ndabiguhaye. Yamusabye kubikuramo, amusigira urufunguzo, aramubwira ati urufunguzo uzarumere nyir'inzu, ndaza kumumenyesha ko ariwe narusigiye. Imyenda ye, mudasobwa, ibitabo yakundaga gusoma n'ibikoresho byose by'agaciro yashoboraga gutwara, yabishyize mu gikapu yerekeza iwabo. Yagezeyo batungurwa no kubona aje atanabateguje, gusa bari bamukumbuye cyane. Nawe yababwiye ko yifuzaga kubabona, ikaba ariyo mpamvu atiriwe abateguza. Jeff yabahoye yacecetse, amagambo yabo y'urukumbuzi yumva amurohoye umutima, nyamara we yarazi ibanga rikomeye kurusha iryo bari bazi. Yarasigaje iminsi mike cyane yo kubabona, ntiyabashije kubibabwira, ahubwo arabasekererana nabo mu nzu, yiyemeza gukoresha buri kanya yarasigaranye ari kumwe n'abamukundaga bishimye. Uwo munsi yajyanye se ku ruhande aramubwira ati data, abantu baba mu mujyi hari igihe dupfa bitunguranye, impanuka, amarozi n'ibindi byahitana umuntu, agendana nabyo ahantu hose. Rero kuko nta mugore mfite, ndashaka kumenya aho mbika amafaranga yanjye yose. Wenda si ukugira ngo nyine uzayakoreho, ariko umuntu aratungurana agapfa kandi ugasanga ibintu by'abantu ntibamenya aho biherereye. Bemeranyije ko aramubwira byose, akamubwira hari imitungo ye hose, ku buryo aramutse apfuye bitunguranye amafaranga ye yazayabikuza. We yari azi ibyo arimo, ariko se yishimiye ko amwizeye. Jeff yarebaga ku mitwe y'ababyeyi be, agashaka kureba igihe nabo basigaranye ariko akakibura. Kandi muri ako kanya abantu yabonaga ko basigaje igihe gito, ntiyabibwiye ababyeyi, niyifuzaga ko hagira umuntu umureba nabi. Yamaze umunsi wose ari kumwe n'ababyeyi be, abafasha imirimo yo mu rugo nk'uko yabikoraga akiri muto. Yashakaga ko baseka, yafashe n'utuvideo bari kumwe baseka cyane, haje umuturanyi bose abafata utuvideo bari kumwe nk'umuryango. Mu mugoroba arebye se na nyina igihe kirekire, yumva amagambo ndagukunda ashobora kuba afite agaciro kurusha impano zose umuntu yagura. Ku munsi wa kabiri yishyuye amadeni yose yari arimo abantu. Hari abo yohereje amafaranga batungurwa no kuyabona ntacyo bamubajije batamwishyuje. Yamugaye abantu bose yari azi ko yababaje, abasaba imbabazi nta kwirwanaho. Ku rubuga rwe rwa WhatsApp yanditse ati niba narigeze kugukomeretsa umutima ndagusaba imbabazi. Niba hari icyo nakwemereye singikore umbabarire. Niba hari icyo nshinja kandi nkaba ntarakimenya, niba bishoboka nyandikira turebe icyo twakora. Ubuzima ni bugufi kurusha uko tubitekereza. Njyewe rero sinshaka ko nshobora gutungurwa n'urupfu hakagira abantu basigara bamfitiye inzika. Abenshi bakekaga ko afite ikibazo gikomeye cyangwa ko yihebye, ariko nta n'umwe wari uzi ukuri. Iryo joro ntiyasinziriye cyane, yicaye wenyine atekereza ubuzima bwe bwose yaciyemo. Nubwo atari umuntu wakundaga kuvuga cyane ku by'iyobokamana, yafashe umwanya muremure arasenga. Yasabye Imana imbabazi ku makosa yose yibukaga, ayisaba amahoro yo mu mutima no kwakira neza ibizaba uko byaba bimeze kose. Nawe ntiyarazi icyo ishobora kuzamwica muri iyo minsi. Yararebaga akabona nta hantu kizaturuka. Ntiyari arwaye, wenda ikintu yatekerezaga ko ari gukora impanuka ari mu modoka, ariko nabwo yari yatashye iwabo ingendo yazigabanyije.
Nta muntu wari bafitanye amakimbirane ngo wenda yamukubita, yararebaga akabona n'ahantu urupfu rwaturuka. Nyamara yarazi neza ko asigaje iminsi mike. Yatekereje ko iyo umuntu yibutse ko ubuzima bushobora kurangira umwanya uwo ari wo wose, ibintu byinshi yirukagaho bidakomeza kugira agaciro, ahubwo ko hasigara ikibazo kimwe gusa: ese nabaye umuntu mwiza ku bandi? Kandi se niba ari wo munsi wa nyuma, umutima wanjye uratuje ku buryo Imana yazanyandika mu gitabo cy'abazabona ubugingo buhoraho? Nyuma y'iryo sengesho yafashe ikaye yatangira kwandika ibaruwa yumvaga ishobora kuba iya nyuma. Ntiyayandikiye umuryango we gusa, ahubwo yandikiye umuntu uwo ari we wese wari kuzayisoma, yifuza ko amagambo ye yazasigara afasha abandi nubwo yaba atakiriho. Yaranditse ati: niba uri gusoma aya magambo, umenye ko nanjye nari nkiri muto nk'uko nawe ushobora kuba uri muto. Nubwo kandi waba uri kuyasoma ukuze, umenye ko nayanditse ndi kumva ameze neza, nari gutekereza ko iherezo ryanjye ryaba riri hafi kurusha uko nabitekerezagaho mbere. Hari igihe twese twibwira ko ejo hazaza ari harehare, ko tuzabona umwanya wo gusaba imbabazi, tukabona n'umwanya wo kubwira ababyeyi bacu n'abantu dukunda ko tubakunda aho kubikora uyu munsi. Twibwira ko dufite umwanya wo guhagarika ingeso mbi, tukibwira ko tuzatangira kuzigama, kandi tukazabona n'umwanya wo gusura inshuti. Ibyo twanga kubikora tukabigenera ikindi gihe kiri imbere. Ariko ukuri ni uko nta muntu n'umwe ubuzi niba ejo azahagera. Ntugashukwe nuko ukiri muto, ufite ubuzima bwiza cyangwa ufite amafaranga menshi. Urupfu ntirureba imyaka, ubukire cyangwa ubukene. Nihagira umuntu ugufasha, ujye umushimira ako kanya. Nihagira umuntu uhemukira, umusabe imbabazi atarakererwa. Niba hari ukunda, ntuzamuhishe ko umukunda akiriho. Ibyo bimubwira ntukabyigumanire. Niba hari inzozi ufite, tangira kuziharanira uyu munsi, aho gutegereza igihe cyiza ariko kitazwi. Ntukemere ko amafaranga kugira imbato ngo wibagirwe abantu. Uburakari bw'umunsi umwe ntibukwiriye gusenya umubano w'iminsi myinshi wamaze wubakana n'umuntu. Ntukagire umuntu usigarira kubera amagambo yawe, kandi wari ufite amahirwe yo kumusaba imbabazi. Jya utekereza ko buri gitondo ushobora kuba wahawe amahirwe mashya, ariko ntukagifate nk'aho ari uburenganzira bwawe. Fasha uwo ushoboye gufasha, ufashe umuntu ubabaye, wirinde kwica inzozi z'abandi, kandi uwo muntu abantu bazibuka kubera ineza yawe, aho kukwibuka kubera umutungo wawe. Ubuzima bwiza si uburebure bw'imyaka wabayeho, ahubwo ni byiza wasigiye abandi. Ibaza uti: ese ndamutse mpfuye abantu bakarira, baba barijijwe n'umumaro nari mfite? Cyangwa byaba ari bya bindi bisanzwe by'uko nta muntu upfa ngo abura abamuririra? Jeff amaze kurangiza iyo baruwa yayisomye inshuro nyinshi. Amarira yamutembaga ku matama, ariko bwa mbere kuva yabona ya mibare yumvise ubwoba bugabanutse. Yaratangiye kwakira ko ikintu cyonyine umuntu ashobora gutegeka ku buzima atari igihe azapfira, ahubwo ko ari uburyo yabaho mbere y'uwo munsi wo gupfa. Gupfa byo twese tuzapfa. Mu myaka 90 cyangwa 100 iri imbere, nta muntu n'umwe mu bariho uzaba ukiriho. Ariko icyo turutanwa ni icyo dukora mbere y'uko uwo munsi wacu ugera. Ushobora kugera uyu munsi ukazagira ejo bundi, cyangwa se ukazapfa mu myaka iri imbere. Ibyo byo ntaho wabihungira. Ariko se mu minsi yawe ya nyuma nicyo ukora, icyo nicyo cyagutandukanya n'abandi. Uburyo ukwiriye kubaho mbere yo gupfa niwe ushobora kubigena, ariko igihe cyo gupfa cyo nta kintu wagihinduraho. Ku munsi wakurikiyeho yaguze ibintu byo kurya yifuzaga kurya, agura n'ibyo kunywa, abisangira n'ab'iwabo baseka bishimye. Nyuma yakoze urugendo ajya gutemberera mu gace k'iwabo, azenguruka ahantu hose yifuzaga. Agize afata imodoka ajya kureba ahantu hamwe yahoraga yifuza gusura, ariko akavuga ati: nzahajya umunsi umwe. Aho hantu yagiyeyo arahicara, yitegereza ibihakikije, nta gukoresha telefoni, atuje, asa n'ushaka gutekereza ku buzima bwa nyuma y'urupfu. Nubwo atari uko bigenda bya nyabyo, yifuje gutekereza uko byaba bimeze. Aho hantu yari yaratuje, ku buryo yatekereje ibyo ashaka gutekereza byose. Ku munsi wa gatatu, ari nawo munsi wa nyuma yarabonye mu ndorerwamo, Jeff yarebye ku isaha, ahita yibuka ko aribwo bwa nyuma yari kwibona muri ubwo buzima. Igitangaje ni uko uwo munsi umutima wari utuje kurusha indi yose yari ishize. Ubwoba bwinshi bwari bwaramaze kumuvamo, hasigaye kwakira gusa ibyo atashoboraga guhindura. Yarabyutse asasa ubwo buriri yari yararayeho kuva kera, asohoka mu cyumba asoza se na nyina amwenyura. Nyina amubajije impamvu uwo munsi yabyutse kare cyane, kuko ubundi yararyamiraga. Amusubiza aseka ati: ndashaka kubafasha imirimo yose hakiri kare. Se yari yaratemye ibiti byo gucana. Jeff amusaba ishoka ngo abari bubyasamo inkwi. Se yabanje kubyanga amuseka ati: ubu se kusigaye uba mu mujyi urakibuka kwasa? Erega ndabyikorera, intoki zawe ziroroshye kubera ko uba mu mujyi, ubu ngubu wahita uzana amabavu. Umuntu ukora ku mashini koko wafata ishoka ukasa? Jeff nawe aseka ati: ntabwo nibagiwe iby'iwacu. Yatangiye kwasa, se na nyina bicaye hafi bamureba bishimye. Byari bishimishije kubona aza kubasura akabara iminsi igera kuri 3, kandi yarazaga ubundi akarara atashye.
Hashize akanya gato yafashe agati kari kagoramye, ishoka igakubita ku ruhande, agati karazamuka kamukubita munsi y'ugutwi n'imbaraga nyinshi. Jeff yahise yikubita hasi ako kanya. Se yahise yiruka amusanga, nyina arataka ahamagara abaturanyi. Amaraso yatangiye gusohoka ari menshi, bamuterura bamujyana kwa muganga, ariko ataragera mu modoka yahise ashiramo umwuka. Abantu bose bo mu mudugudu barateranye. Inkuru y'urupfu rwa Jeff yakwirakwira igihugu cyose kurusha izindi zose zari zaramuvuzweho. Mu gihe umubiri we wari ukiri mu rugo, se yabonye ikayi wari yasize. Yarayizanye ayisomera abantu bose bari bateraniye aho. Buri jambo Jeff yari yaranditse ryatumaga abantu bacururuka bakagabanya kurira. Nibwo benshi bahise bibuka ko yaramaze iminsi asezera ku bantu umwe ku wundi, yishyura amadeni, asaba imbabazi, agasura ababyeyi be, akabasigira amabanga y'umutungo we nawe yabikaga amafaranga, ndetse akavuga amagambo menshi asa n'ay'umuntu wari ugiye ku rugendo rurerure. Betty yarabyumvise ararira cyane, yibuka ko Jeff ari wamukijije impanuka. Wa mumama yasigiye ibintu bye, yahise avuga ati nari ndabiketse rwose, niba yarabonaga abandi bantu ko bashobora gupfa mu minsi mike, birashoboka ko nawe yari yabonye igihe cye, niyo mpamvu yansigiye ibintu. Abakozi bakoranaga nawe bibutse ko yasekanaga nabo kandi nta n'umwe yari yigeze abwira nabi cyangwa se ngo ababwire igihe azapfira. Abaturanyi bibutse ko yabafashaga nta kiguzi, baramushimira. N'abigeze kumuseka batangiye kwicuza bavuga bati twatekereje ko ashaka kwamamara, nyamara yari umuntu uremerewe n'imitwaro y'abandi. Kuva uwo munsi abantu benshi batangiye kubaho mu buryo butandukanye. Hari abiyunze n'abagize imiryango bari bamaze imyaka myinshi batavugana, abishyuye amadeni bari baranze kwishyura, abaretse kwanga bagenzi babo, abagabanyije kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge, n'abatangiye kubwira ababyeyi babo nabo bakunda amagambo meza bari baramaze imyaka myinshi banga kubabwira. Bose bari bamaze gusobanukirwa isomo rimwe gusa: umunsi wita ko usanzwe ushobora kuba ari wo munsi wa nyuma w'ubuzima bwawe. Umuntu ufite urugendo ntiyakwemeza ko ari bugenda agataha, ariko ababyizeye uretse ko atabyemeza. Nta muntu wakwihamya ngo yemeze ko naryama arakanguka ejo mu gitondo ari muzima. Impanuka, indwara, amazi, umuriro n'ibindi byinshi bishobora kurangiza ubuzima bw'umuntu mu kanya gato, yaba umukire cyangwa umukene, umwana cyangwa umusaza. Niyo mpamvu wowe tugeranye ku musozo ukwiriye kubaho buri munsi nk'aho ari impano uhawe, ugaharanira kuwukoresha neza, uharanira gusiga neza aho unyuze hose, kuko icyo abantu bazibuka nyuma y'urupfu rwawe si amafaranga cyangwa imitungo wasize, ahubwo ni ibikorwa byiza uzaba warakoreye abandi, kandi ibyo bikorwa ni nabyo bizaguhesha ubuzima buhoraho abizera bategereje. Nk'uko wabyumvise, iyi nkuru si ibintu byabayeho, ahubwo yari igamije kwibutsa buri wese ko igihe abasigaje gishobora kuba ari kigufi cyane. Ese icyawe ugikoresha ute? Ubanye n'abandi neza? Waba ufite ibyo wifuza kwicuza cyangwa guhagarika ukaba ubyimurira amatariki? Niba ari uko bimeze, utangire kubana neza n'abandi bantu nk'umuntu ushobora kuba adafite igihe kirekire. Umuntu ashobora kumenya ko azapfa ariko ntamenye ikizamwica, kandi ntashobora kumenya umunsi azapfiraho. Rero aho kugira ngo bigutungure, gerageza kubaho neza uzi ko bishoboka, maze umutima wawe weze hakiri kare. Niyo byaba abantu bazakwibukire ku byiza wasize, kandi nawe uzapfa utekanye uzi neza ko niba hari ubundi buzima, ubwo buzima rwose uzaba ufite itike yo kubujyamo. Njye nitwa Murukare. Niba inkuru zacu hari icyo zigufasha, uyu munsi ubitubwire muri comment kuri iyi channel. Dukomeze kubana no kuri channel ya Musekura Jean mu nkuru z'urukundo. Naho ubutaha.